Dore uko dushobora gukoresha ChatGPT dukoresheje Android ndetse telefone ngendanwa za Android. ChatGPT tukayikoresha mu kinyarwanda. Njye mugiye kubana nitwa Emi, channel yo ni Emi Tech. Ni channel yigishirizwaho ikoranabuhanga, ubumenyi, artificial intelligence ndetse n'ibindi bigendanye na telefone ngendanwa cyane cyane kuri Android. Fungura ChatGPT yawe, tugiye kurebera aho ushobora gukora ChatGPT. Jya ku rubuga rwa ChatGPT cyangwa ukoresha mudasobwa nka app. Shyira kuri mudasobwa cyangwa telefone yawe porogaramu ya ChatGPT. Ushobora kuyibona kuri Play Store cyangwa se App Store, cyangwa se ugiye ku rubuga rwa chat.openai.com. ChatGPT wibaza ari iki? ChatGPT ni AI cyangwa se ni umufatanyabikorwa mushya ufite ubwenge bw'ubukorano buhangano. Chat nk'uko ubyumva, chat ni uruganiriro, GPT ni ubwenge buhangano buzwi artificial intelligence. Ikintu cya mbere, iyandikishe cyangwa se winjire niba uri mushya mbere y'uko ukoresha iyi porogaramu nka ChatGPT. Guys, reba ko wakanze like ndetse kuri ino video kandi subscribe, uyisharinge, uyisangize inshuti zawe, ubundi nazo zibashe kumenya uburyo dukoresha ChatGPT cyangwa se dukoresha ubwenge buhangano artificial intelligence n'uburyo twabyaza umusaruro internet. Ndetse uhawe ikaze muri komenti. Twishimiye kumenya ibitekerezo byanyu ko twakora izi video cyangwa se ibiganiro twajya tubagezaho ibijyanye na AI, bijyanye na telefone, ibibazo byose turabyakira muri komenti. Wowe wandika ikibazo ushaka muri komenti, turagusubiza vuba. AI, artificial intelligence cyangwa se ChatGPT, ubu niho dusanga muri ChatGPT turasanga AI, turasanga ibintu byinshi cyane muri ChatGPT. Icya kabiri, iyandikishe cyangwa winjire niba ari ubwa mbere ugiye gufungura account muri ChatGPT. Mbere y'uko ukoresha, urabanza kwiyandikisha ukoresheje email, ndavuga Gmail yawe. Niba warayikoresheje mbere winjira ukoresheje izina ry'ibanga ryitwa ijambo banga. Tangira kuganira na ChatGPT mu kinyarwanda. Ushobora kwandika ibibazo cyangwa se ibyo ushaka kumenya mu kinyarwanda. Dukoresheje nk'uru rugero, dushobora kwibwira ati mbwira amateka ya Afurika y'Iburasirazuba. Icyo gihe ihita ibyandika byihuse, igahita ikwereka amateka nyafurika y'Iburasirazuba uko ahagaze muri icyo gihe. Dushobora kwifashisha urundi rugero, ushobora kwivuga ngo kuyibwira ngo nshaka ubusobanuro bw'ikoranabuhanga bwa AI. Nayo irabyandika ikabishishimura, ubundi ikaguhereza ibyo wayibajije. Dushobora kwandika irindi jambo ati inyandiko ngufi yerekana ubuhinzi bwo mu Rwanda. Iyi ni ChatGPT irabikwandikira neza bwabaye, irabikwandikira neza. Ubu ni ubwenge buhangano buvuga ngo ni abandi bantu bashya badutse kuri ino si, twebwe abantu tutazi, ntibazwi, ntiwamenya ahantu baba, gusa bari mu ikoranabuhanga. ChatGPT ushobora kuyisaba ibisobanuro cyangwa ubufasha butandukanye. ChatGPT ishobora kugufasha mu bintu byinshi, nko gutegura inyandiko mbwirwaruhame cyangwa ibiganiro, guhindura indimi, ibi bizwi nka translation language. Ishobora kuguhindura ururimi utararwize, wowe usabwa kumenya ko uzi gusoma neza ikinyarwanda. Umuntu ashobora kuguhereza ururimi wenda akakwandikira mu rurimi utumva. Ushobora kurufata ukarukorera copy, warangiza ugahita uruhindurira mu rurimi wumva. Ishobora no kukwigisha amasomo agiye atandukanye. ChatGPT ni ubundi umutica twungutse mu ikoranabuhanga. Ishobora gutanga ibitekerezo ku mishinga yawe no kukugira inama y'uburyo wabyaza neza umushinga wawe, ubundi ugatera imbere. Ishobora no kugufasha mu bucuruzi bw'ikoranabuhanga n'ibindi bijyanye n'ubucuruzi.
ikakubwira uburyo ushobora guhomba, n'uburyo ushobora no kunguka. Shyira mu bikorwa ibyo wungukiye, ibyo ubwiwe na ChatGPT, urabyandika ukabibika ahantu. Ubwo barabifata bakabikorera kopi, ubwo ubibitse, cyangwa ubikora nk'uko bikubereye, cyangwa se ukagira icyo uhinduraho, kuko iyi ChatGPT ushobora kubibaza nabi ukagira ibyo wihindurira wowe ubwawe. ChatGPT iragufasha, ariko ifata ku buryo wayisabye, ntabwo ifata ibyemezo mu cyimbo cyawe. Reba ko wakanze like ndetse na subscribe, n'igitekerezo cyawe muri comment. Unayishimira ufate ino video isangize inshuti zawe, nazo zibashe kumenya ko hano hari channel y'ikoranabuhanga n'ibijyanye na tekinoloji, AI, artificial intelligence, ikoranabuhanga rya telefone ndetse n'utuntu n'utundi. Njye mwari kumwe na Emmy, ndabakunda cyane. Channel ni Emmy Tech TV Show. Nejejwe no kubana namwe muri video tugiye gukurikizaho. Ndabakunda. Shalom shalom.